Hi guys, twongeye tubahaye ikaze nka Kigali House. Noneho ya nzu iri Kicukiro niboye iyo mwakunze muri benshi cyane, ibiciro byongeye byagabanyutse, nimuze mwirebe. Iyi nzu yacu rero ibiciro babikatuye cyane, nk'uko mubizi cyangwa nk'uko mwabibonye, iyi nzu yari iri kuri miliyoni 350, ariko ubu ngubu bakaba bayishyize kuri miliyoni 290 yonyine gusa. Ni inzu nziza cyane iherereye hano Kicukiro Niboyi, ikaba iri ku muhanda neza kuri kaburimbo nk'uko mwabibonye. Nimuze dukomeze tugenda, mbibutsa ko iyi nzu ifite ibyumba 4, dushe na tuwarete 3, kandi ni hagari. Parikingi mwayibonye ishobora kujyamo imodoka 3 kandi nini, urabona ko hisanzuye. Tugera hano turagera ku kabariko keza cyane gasa neza kandi kagari, hanyuma dukomeza twinjira muri salo yacu, turasanganirwa n'urugi ruduha ikaze muri salo yacu. Come with me dukomeze turebe iyi nzu yacu ubwiza bwayo. Iyi salo urabona ko ari salo nini cyane yisanzuye, salo yajyamo intebe nyinshi kandi nini, salo isa neza. Iyi nzu iri clean cyane, ifite amarangi meza, ifite amatara meza. Nimurebe aya matara atatse iyi nzu yacu ukuntu ari meza cyane, plafo nziza, ni ahantu hagari kandi hisanzuye. Ni ukuri nimuze iyi nzu itarabacika, niba uri seriye ngwino ufate iyi nzu hakiri kare kuko iri ku muhanda, kandi abantu benshi murabizi dukunda amazu ari ku muhanda neza kandi akatutse, ari ku mafaranga make. Ibaze nawe iyi nzu uyiguze kuri miliyoni zawe 290 zonyine, maze ugatura mu nzu nziza iri ku muhanda. Dukomeza turasanganirwa na salle manje nziza nini igaragara neza, dining table kabisa yajyamo, kandi harimo intebe nyinshi z'abantu. Urabona ko hano dufite na lavabo nziza cyane, ntabwo byakugora kujya gukaraba. Dukomeza rero imbere turasanganirwa n'igikoni gisa neza kandi kigezweho, igikoni gifite isuku. Igikoni nawe urabibona, iki gikoni kibereye amaso. Nimurebe aya matara atatse igikoni cyacu ukuntu ari heza cyane. Dukomeza turasanga lavabo itatse igikoni cyacu, urabona ko iyi lavabo ni nziza cyane. Utubati twiza cyane, utubati tugezweho, urabona ko ari utubati twiza, nawe urihera ijisho. Amakaro meza, plafo nziza, udutara tugiye dutatse igikoni, umwanya ushobora gushyiramo kuka ndetse n'umwanya ushobora gushyiramo gaze. Urabona ko ari igikoni kijyanye n'iterambere. Nababwiye ko iyi nzu yacu iherereye Kicukiro Niboyi, ifite ibyumba 4, dushe na tuwarete 3. Hano hasi rero turahasanga icyumba cya mbere gifite dushe na tuwarete yacu, niba banze bakibatemberezemo. Nimuze dukomeze dutemberane iyi nzu yacu tuzamuka muri stairs zacu kugira ngo dukomeze turebe ibyiza bitatse iyi nzu. Tukigera hano turasanga umwanya munini cyane, urabona ko ari ahantu hisanzuye hagenda hatuganisha mu byumba byacu bigize iyi nzu.
Iyi side mpagazemo rero ikaba irimo ibyumba bibiri kandi buri cyumba kigiye kigizwe na dushe na toilette yacyo. Nimuze duhere iburyo bwacu tubereka icyumba cya kabiri. Iki ni icyumba cyiza kandi cyisanzuye, icyumba gisa neza, icyumba gifite amarangi meza, icyumba gifite amatara meza ndetse na plafo nziza. Iki cyumba kandi kikaba gifite na garde-robe nini ushobora gushyiramo imyenda yawe ihagije, ibikoresho byawe bishobora kujyamo kandi bigakwirwamo. Tutibagiwe ko iki cyumba gifite dushe na toilette yacyo. Dushe na toilette nziza cyane, isa neza, ifite amakaro meza ndetse n'amatara meza, ifite lavabo nziza ndetse na mira yayo. Urabona ko ari ahantu hasa neza kandi hisanzuye. Dukomereze ibumoso, hari ikindi cyumba cyacu cya gatatu cyiza cyane, nacyo gifite dushe na toilette yacyo kandi kikaba gifite garde-robe nziza cyane kandi ikomeye, isana neza. Nawe urabibona ni nini cyane pe, iyi garde-robe ni nini, icyumba cyacu kirasa neza, icyumba cyacu gifite amarangi meza, gifite plafo nziza, amatara meza, inzugi ndetse zikomeye, inzugi zikoze mu mbaho kandi zikomeye cyane. Dukomeza muri dushe na toilette y'iki cyumba, ni dushe nziza, dushe yisanzuye. Nimurebe iyi shawa ukuntu ari nziza, nimurebe iyi lavabo ukuntu ari nziza cyane ndetse na mira yayo, ni ahantu hasa neza. Mureke mbabwize ukuri, nakugira inama yo guhita ufata iyi nzu hakiri kare kuko iyi nzu ni nziza cyane, iri ku muhanda. Ni ukuri nayibashimiye cyane, inzu iri ku muhanda idashobora gutuma ugera ku ivumbi. Buriya ni inzu nziza cyane. Muze dukomeze muri chambre principale yacu. Chambre principale buri wese ari buze gukunda kandi akishimira. Urabona ko ari nini cyane, igitanda kinini kijyamo, urabona ko isa neza, ifite amarangi meza, iri clean, ifite amakaro meza, ni icyumba gisa neza, gifite amatara meza. Urabona ko gitatswe n'amatara meza ndetse na plafo nziza. Dukomeza, hari dushe na toilette by'iyi chambre principale. Mbere ko tugera muri dushe na toilette, reka mbereke iyi dressing room ukuntu isa neza. Dressing room itatswe n'amatara meza. Nimurebe ukuntu ifite garde-robe nziza cyane kandi ashobora kujyamo ibintu byinshi. Murabona iyi miruwari kabisa, uri umuntu urimo kwisiga makeup, urabona ko uba ugaragara neza, aho ushobora gushyira udukoresho twawe. Iyi dressing room urabona ko isa neza. Dukomeza, hano dufite bathroom nziza cyane ya chambre principale yacu. Hano hari jacuzzi nziza cyane, urabona ko ari ahantu ushobora gukarabira wiryamiye, wisanzuye, cyangwa se wowe utanahakunze ukaba wakarabira hano. Urabona ko harimo shower nziza, ni ahantu hasa neza cyane. Nimurebe iyi lavabo ukuntu ari nziza. Iyi chambre principale yacu ifite dushe na toilette byiza cyane. Namwe murabona ko iyi bathroom ari sawa cyane. Nimurebe iyi miruwari, nimurebe hano hantu ushobora gushyira ibikoresho byawe by'isuku. Ni ukuri harasa neza cyane. Hano hari udutara twiza, plafo nziza. Iyi dushe na toilette ya chambre principale yacu ni 10/10. Ahangaha rero turahasanga balcony nziza cyane, isa neza kandi iri iki cyumba cyacu cya principale. Ikindi kandi ntabwo nibagiwe kubabwira ko n'ibindi byumba byose bigiye bifite balcony kandi nziza cyane. Ikindi balcony ishobora kwaccessingwaho n'ibindi byumba byose twagiye tubereka. Kuri balcony yacu rero ya chambre principale, iyo hahagaze uba ureba view nziza cyane, witegeye view nziza, ureba iremera hakurya, urabona ko hasa neza. Bakunzi namwe bakiriya ba Kigali House, tujana tubashimira kuba mwabanye natwe kuva igihe twatangiriye tubereka inzu nziza cyane iherereye hano Kicukiro Niboyi ku mafaranga make cyane 290 gusa, kandi nziza ikiri nshyashya iri hano ku muhanda. Rero nimuduhamagare tubageze kuri iyo nzu aho iri, kandi mumwibuke gukora like, comment ndetse na share na subscribe kugira ngo tujye tukomeza tubagezeho amazu yacu meza cyane. Mwakoze cyane kubana natwe kandi turabakunda.